Ese Melody ujya ukurikirana amakuru ya Adabel? Ese Melody ni akahe kantu kakubayeho ujya wibuka n'ubu wicaye ugaseka? Ndabasuhuje mbahaye ikaze n'icyumuringa wanyu nakagaruka naje no munsi meze neza nishimye mbahaye ikaze mbabwira ati mumeze gute wagwani abakecuru muraho abasore mumeze mute inkumi abasaza n'abagabo mwese mbabasuje mbabwira ati cyumuringa nagarutse uno munsi nabazaniye umuntu wabarakunze indirimbo wakunze Henzape wakunze Katerina wakunze indirimbo nyinshi zose zigiye zitandukanye uno munsi turimo turakora bita pom 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 umuntu nabazanye uno munsi bamwita Bruce Melody itaha iwacu arimo arakora ibitangaza arimo aratuvugira arimo aratuganiriza ni umuntu twemera ni umuntu dukunda yaba mu Rwanda yaba hanze yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye ngiye kuba nganira nawe mwumve ukuntu ameze bamwita Bruce Melody kamuhamagare. Bimeze bite Melody? Twari turi mu kiganiro cyacu dusanzwe dukora agakonti ko guhamagara abasitari bagiye batandukanye tukabaza utubazo tumwe na tumwe buri cyari ngo twiganirire. Ikibazo cyanjye cya mbere kiragira gite bagushinza yuko ukunda postinga indirimbo kuri YouTube ukishyiraho ukahita ugura views, ibyo bintu nibyo cyangwa barakubeshye? Umaze kubyimba abafana umuziki uravuna rwose kandi gerageza kuba creative namwe ntayo ibintu n'ibintu byo kumwe ngo wambaye nk'ibiceri gasoya kaguma ubombo umunsi wo kuma amafaranga ariko ntiwayakuye. None se Melody ikibazo cyanjye cya kabiri wavuga iki ku bahanzi bumva wita 001 bakababara bakagogora? Oh my god. Ari nabavuga ko wazimye ariko What? Bruce ikindi kibazo cyanjye cya gatatu ese koko ko Mico the Best ari umuhanga kukurusha we arimo kuririmba wowe umwumva gute? ubuse nijya nibyo arakana ongera mukamva ngo papa wagiye amaye kare dirya kumunyenga Ese Melody iyo wicaye ukizwa uvuga kuri The Ben watajya gusubiza wiyumva gute wowe? numva nta n'ikintu maze numva nanjye nabaye ibintu bidahwitse hari n'igihe mbyuka nkicara nkibwira ubaye iki. Ugize ngo iki? None se kuki ukunda amatiku kandi uri mu bahanzi bakuru mu Rwanda dufite? Sindababwiye ko gukura ngenda umuhanzi mukuru kuruta King James kurusha Tom Close kurusha Debero wavugaga kuruta Meddy na Kitoko kuruta Hari Kiriki n'abandi bose urumva ikintu cyatumye imyidagaduro yacu itinda gushyuha ni uko twagize abahanzi benshi bifata bagaceceka ku buryo n'ibibazo bibareba batagira icyo babivugaho. Njyewe rero maze kugira akantu k'ubwinyagamburiro gake Umaze kubyimba nafashe umwanzuro wo kwinjiza abantu mu buzima bwanjye nshaka ko bamenya ko hari n'ubundi ngira mutazi mutanamenye noneho ibyo rero bituma habaho topic tukagira ibintu byinshi byo kuvuga. Ese Melody ujya ukurikirana amakuru ya Adabel? ntabwo njya musimu following menya amakuru ya sena n'ayabaririza Ese Melody ni akahe kantu kakubayeho ujya wibuka n'ubu wicaye ugaseka? nigeze kugura boxa ko yanditseho Calvin Klein nsanga yanditseho Kevin Kati
none se Melody akabazo kanyuma dusoza ko bavuga ko nta muntu urakumva uvuga icyongereza bimeze bite sinakibuze sana bwaca ngasanga nahaye ngo barakotarakota nabwe kubundi twiganye ngene nabwe ko nize turarangije ikiganiro cyacu mwacyumvishe n'umunsi nabazanye umuntu ugiye umeze neza urenze umwita Bruce Melody ngende yigendere wowe aha hantu ntuzahakure igihe ukakubitaho ikiganiro kigisohoka twiganire ngiye kugatugana undi muntu urenze nzaza no gutaha ameze neza bye bye